Nibyo reka mbasuhuze kandi bahe ikaze ku buryo burambuye mbifurize kugubwa neza muri kino gitondo kuri uyu wa gatanu, aho tugiye kurebera hamwe amakuru y'ingenzi kandi agezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi. Ku nkuru zikomeye cyane murabizi ko ariho twibanda cyangwa se niho tugaruka cyane by'umwihariko. Ngiye kwinjira rero muri aya makuru akantu ku kandi, ariko ibintu mu by'ukuri birasa naho byongeye kuba byakomera cyangwa se byongeye kuba byafata indi ntera nyuma y'ibitangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda. Ubu AFC M23 yamaze gukurira inzira ku murima igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko badateze kuva ahitwa Rubaya. Ibi bikaba byatangajwe n'umwe mu bayobozi ba AFC 23. Ndaza kuba nkubwira uko yabivuze cyangwa se ibyo yatangaje ku bijyanye n'ifatwa rya Rubaya. Kavumu hari kuvugwa operasiyo ikomeye cyane muri ano masaha ya mu gitondo yongeye kumenyekana. Ni amakuru maze guhabwa na drone yacu cyangwa se icyo nakwita mu by'ukuri nk'umwe mu baturage bari muri biriya bice. Kumwita drone nabonye ari buryo mu by'ukuri mumaze kuba mwamenyera kuri benshi. Ntabwo ari uko ari drone iriyo twahagurukijeyo, ahubwo ni ukugereranya ko bitewe n'umuntu uriyo watangaje amakuru uri kuri tere yaho biri kubera, urumva ko mu by'ukuri ni nk'aho ari drone iba yibereyeyo wa muntu we. Muri kino gitondo rero ngiye kukubwira operasiyo ikomeye cyane n'ubundi noneho yakozwe na drone ya nyayo. Va ku by'uyu ndimo ndakubwira, drone ya nyayo iyi ngiyi mubona irasa mu barwanyi ba AFC 23 hano ngaha muri Kivu y'Amajyepfo, muri kano gace ka Kavumu. Ibintu bihabereye muri kino gitondo AFC 23 ntabwo bazegera babyibagirwa. Iyi drone imaze kubombarda ku buryo bukomeye hano Kavumu. Ndaza kukubwira ni bande barashwe, bavagahe bajyagahe, kubera ko amakuru mfite aravuga ko barasuye muri reinforcement. Ndaza kubigarukaho. Ni mu gihe mu yandi makuru y'ingenzi arimo gutangazwa ngo biravugwa ko abarimo abasirikare b'u Rwanda boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gushyigikira ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo batangiye kwanga gukora ibyo bikorwa. Ibi byavuzwe n'umwe mu bahoze mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ni umwe mu bagabo kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bashyira hanze inkuru zikomeye cyane. Ndaza kumugaruka nkubwira ibyo yavuze, nkubwire n'uwo ari we ndetse n'uburyo yabitangajemo. Ngo abasirikare barimo baratinya kwerekeza kuri front line kubera ibintu birimo kuhabera, kubera ibintu Wazalendo irimo gukora, ibintu FARDC barimo gukora. Ndaza kubigarukaho mbive imuzi n'imuzingo. Ibintu birakomeye, bikomeje no guhindura isura hagati y'u Burundi na Leta y'u Rwanda ku bibazo by'umutekano muke birimo kurangwa cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa hagati ya bino bihugu byombi uko ari bibiri. Amakuru y'ingenzi turimo guhabwa aravuga ko u Burundi ngo bwa burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa ku Rwanda isaha iyo ari yo yose, ariko u Burundi bwo bwamaze kuvuga buti nta gahunda dufite yo kugaba ibitero cyangwa se kwataka Leta y'u Rwanda. Ati kereka baramutse batwatatse. Ndaza kukubwira ibijyanye n'aya makuru ndetse n'aho ibintu bigeze. Hari byinshi bivugwa mu kibira ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Ndayagaruka aya makuru nayo nkubwire situation yose. Ndaza kugaruka mu kiyaga cya Kivu, ari kuvugwa amato menshi arimo yerekeza bamwe mu barwanyi ba AFC 23 mu bice bigiye bitandukanye, ndetse turareba ni bande aya mato yarapakiye hano mu Kivu, byari byagenze gute. Byose ndaza kuba mbigarukaho mbive imuzi n'imuzingo. Ni amakuru ngufitiye kugeza uyu munota cyangwa se kugeza magingo aya ngaya ngiye kuba nagarukaho cyangwa se bimwe mu byo ngiye kuba nakomozaho. Ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone ku cyitwa Region Info, menya ko urimo uracikwa. Umuntu utarakanda subscribe ku Rukiko Info nawe urimo uracikwa. Ibitekerezo byanyu, inyunganizi ku miyoboro yombi turabyakira nkuko tubasha kubagezaho amakuru, hanyuma
ikiyongeraho ni uko ushobora gukanda like kuri kino kiganiro, ushobora kuba washaringa, bidufasha gukomeza kubana neza muri ano makuru, biradufasha cyane. Ngiye guhera kuri operasiyo ikomeye cyane yongeye kuba yavugwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakozwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yuko nyinjiramo neza kugira ngo nyisasire, reka nyihere Minembwe. Ni operasiyo yabera hano bita Kavumu, yakozwe na drone. Mwabantu mwe nimwumve AFC M23 irimo irataka, ikomeje gutaka mivuga iti drone, nubwo bavuga bati drone ziri kurasa abaturage, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo kikavuga ko kirasa muri neo z'umwanzi cyangwa se ahari bano barwanya ba AFC M23. Reka nkwibwirire yuko drone z'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwabantu mwe, zikomeje guteza mu by'ukuri imeneka ry'amaraso ku buryo budasanzwe mu barwanyi ba AFC M23, ku buryo budasanzwe. Niyo ngo ku buryo budasanzwe, wumve ko bifite uburemere bukomeye cyane. Reka mbere ko ninjira aho bita Kavumu, mbanze nkubwira ibi. Minembwe, abanyacyubahiro b'abanyamurenge barashinjwa twirwanaho guta muri yombi abasaza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bakavuga ko uyu mutwe ari umwe mu bari kubakurira ibyago bikomeye cyane, kubera ko uyu munsi twirwaneho yamaze kwifatanya na AFC M23, ndetse bavuga ko ari bamwe mu batumye kuri ubu ngubu hari ubuhunzi, hari intambara, hari imirwano muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo bamwe mu banyamurenge badashyigikiye uyu mutwe bemera ko impamvu ihari ari ibyo twirwaneho ivuga, ahubwo baravuga bati uyu mutwe ni inyeshyamba nazo mu zindi zaje kudukurira akaga gakomeye cyane, none itariki bifatanyaga na AFC M23 bati niho ibintu byadogereye. Aha mu Minembwe ntabwo ngiye kuba nahita nkomoza aka kanya kuri ibi byatangajwe n'aba bari kwamagana twirwaneho, ahubwo reka mbanze nkubwire yuko mu makuru y'ingenzi aravuga ko mu Minembwe AFC M23 buriya iriyo, ndetse n'izi zatwirwaneho na zari ditabara, nta yindi mpamvu itumye bariyo. Ntabwo bari kubera iyi Minembwe za Kakenge, za Mikenge ndetse n'ahandi, ahubwo AFC M23 irashakisha uburyo bwo gufata Uvira, irashakisha uburyo bwo gufata Baraka, ariko Baraka ntabwo iri main top cyane, ni aho bita Uvira ndetse naho bita Krime. Ibi bice AFC M23 bishaka, kandi hari n'ibyo byerekezo bigomba kubafasha mu kwerekeza muri utwo duce, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeje kugenda arushaho kubitangaza. Aba basirikare rero kubera ko defense zabo bafite ara muri iriya myanya zakomeje kugenda ziraswa ku buryo bukomeye cyane, umunsi ku wundi ziraswa umuhenerezo n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basabye icyo twakwita nk'ubufasha cyangwa se ramforo. Basabye ubufasha cyangwa se ramforo. Ubwo bufasha ntago mu by'ukuri ntago indege yagombaga kwerekeza muri biriya bice, ibyo byo ntago bishoboka, nyuma yuko mubizi ko hari kajugujugu y'abarwanyi ba AFC M23 herutse kurasirwa muri biriya bice. Uyu mutwe wa M23 wabonye ko gukoresha indege muri bino bice bigoranye, cyangwa se ari ibintu bidashobora kuba byabakundira, niko guhitamo gukoresha inzira mu by'ukuri yo ku butaka, mu buryo bwo kohereza cyangwa se gushyira icyo twakwita nyine iyo reinforcement. AFC M23 yari itegereje abarwanyi ku munsi w'ejo tariki enye kuwa kane, bari bategereje ko mu by'ukuri baza kubona ubufasha ngo buturuka ku ngabo z'u Rwanda, nk'uko byatangajwe n'uwashyize hanze aya makuru, kubera ko uyu munsi bivuga ko aribo bari buze kuza kubafasha muri ino operasiyo, nk'uko bashinjwa gushyigikirwa n'umutwe wa M23, kandi nawe ukaba ushinjwa kuba urimo ukorana cyangwa se ugerageza kuba uri kumwe rwose muri bino bikorwa na runo ruhande. Angaha rero niho Kavumu iziramo, cyangwa se bino bikorwa byabereye hano Kavumu. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba AFC M23 twirwana Red Tabana ndetse coalition yose ya AFC M23 iri muri kariya gace bari bategereje ubufasha bagomba guhabwa, bugomba kubafasha mu kugomeza gutegura ibitero bigamije kwerekeza muri bino bice bya Pwezero, ndetse no kugarura bino bice bimaze iminsi byigarurirwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubufasha bari babutegereje ntabwo bwigeze rero bubageraho cyangwa se bubasha kubageraho, ariko amakuru aravuga yuko itsinda rikomeye cyane ry'ingabo, icyo bita batayo
y'abasirikare yari irimo iza igiye kwambuka rwose ngo yerekeze muri biriya bice, yaje kuraswa, iraswa na drone y'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu minsi hagana ku munsi w'ejo. Amakuru aravuga ko indege ya drone haje kuba gutanga amakuru ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko byashoboka kuba aya makuru yatanzwe na Wazalendo, abaturage cyangwa se intasi za FARDC. Hanyuma ngo hari abasirikare bari barimo bambuka bava mu kiyaga cya Kivu mu mato akomeye cyane y'urugamba, barambuka noneho bambukira hano Kavumu muri bino bice nyine ku cyambu gihari cyambukiraho n'ubundi gisanzwe cyambukiraho aba barwanyi b'uyu mutwe. Bamaze kwambuka hari aho bagombaga kwikusanyiriza nk'uko bitangazwa ngo ni na hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ahangaha ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, niho bagombaga kwikusanyiriza. Abangaba rero baje kubasha kugira iki kwerekezayo, bava hano muri kino kiyaga cya Kivu barazamuka berekeza ahangaha bagombaga guhurizwa, bagahabwa amabwiriza ndetse bagahabwa mu by'ukuri n'ibindi bikoresho bikenewe birimo impuzankano n'ibindi byose bigiye bitandukanye bigomba kubafasha kwerekeza muri bino bice byari birimo biberamo imirwano. Ntabwo nzi ngo igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyaje gukuraho amakuru, kuko amakuru yo kuyabona ko baje kuyabona finally, amakuru byarangiye bayabonye. Bamaze kuyabona amakuru bagombaga kuyifashisha cyangwa se kuyakoresha icyo agomba gukora, bagomba kuyageza ku bayobozi ndetse hakigwa ipura y'ibigomba kuba. Biravugwa ko mu minota mikeya cyane nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda bambuka bikusanyiriza muri iyo myanya, batunguwe. Hari igihe ibintu biba rwose ukavuga uti ibi ni biki, babonye ibitangaza, babonye ibidasanzwe cyangwa se ibyo batari biteze. Aya makuru avuga ko umutwe wa M23 wakiriye inkuru mbi iturutse Kavumu, by'umwihariko muri bino bice bya Minembwe. Bakiriye inkuru ivuga yuko aba basirikare batari buze kubasha kuhagera kugira ngo babahe ubufasha cyangwa se babarwaneho nyine muri urwo rugamba. Abasubira inyuma, abafata ibiruhuko babifate, aberekeza imbere bajya kugaba ibitero bakomeze bajye kugaba ibitero. Aya ni amakuru aturuka muri iyo myanya. Sasa rero icyaje kubaho cyangwa se amakuru agaragaza yuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'igitero kidasanzwe. Ndaza kucyitira igitero simusiga, ndaza kucyita igitero gihambaye cya drone. Drone yakoze akazi gakomeye cyane. Narababwiye nti zino ndege za drone nta mikino. Izi ndege za drone ntuzifate nk'ibintu byoroshye, kubera ko iyi ndege buriya ngo umuhanga iyo iyi drone yumvishe hita uryama use nk'ibyatsi rya kavari, kubera yuko iyo wihaye ibintu byo guhagara cyangwa se ukamuvinga ukabujaho gato, kamera zihita zigufata. Ndetse kandi iyo utazi icyo bita gupumuzika, ku buryo ushaka guhita wirenzaho ibyatsi cyangwa se ushaka kuryama ahantu ku buryo ki itari buze kugufata mu jisho, aho ngaho nabwo uba warangiye. Aba barwanyi ba M23 bari benshi ku buryo batari bashe kubona uburyo bwo kwihisha bose, ari nayo mpamvu iyi drone yahise ibasha kubabona nyuma y'uko ariko yanahawe amakuru y'uko bari muri ibyo bice. Aho bita Kavumu nibwo drone yatangiye kurasa, nibwo drone yatangiye akazi kayo, ariko amakuru avuga ko yasize ishengabaje abari bari muri bino bice, yasize inkomere, yasize imirambo, yasize agahinda n'ishavu ku miryango y'abano barwanyi cyangwa se kuri bagenzi babo bashuti babo, cyangwa se yongera guteza icyo nakwita mu by'ukuri agahinda n'umubabaro kuri M23. Drone zo zikomeje kubabaza izi nyeshyamba, drone zikomeje kubaza ihurizo ku mutwe wa FC23 nk'uko mukomeje kugenda mu byumba cyangwa se nk'uko bigenda birushaho kugaragara umunsi ku wundi. Nta munsi wijyana tutabonye ano makuru y'ibijyanye n'ibitero bya za drone agarukwaho mu by'ukuri n'abaturage, agarukwaho na M23. Gusa izi drone zikomeje kwibasira M23 ku buryo bukomeye cyane cyangwa se ku rugero ruri hejuru, nk'uko amakuru agiye atandukanye
arushaho kugenda bitangaza, cyangwa se inyandiko z'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye zikomeje kugenda zitwereka ishusho y'ibirimo biba hano kuri front line, cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. umugabo bita reka nkomereze kuba bita Erasito rwose. AFC M23 rero yagize itya iravuga iti abantu bagitekereza Rubaya, abantu bacyumva ko tuzatakaza Rubaya cyangwa se bazafata Rubaya, ati basubize amerwe mu isaho, bacire birarura, kandi bumve ko ibyo bidashobora kuba byakunda. Uyu ni umutwe wa AFC 23 ukomeje kwigamba bino bikorwa nyuma y'uko bakomeje guca mu myanya igiye itandukanye, cyangwa se amashusho na video zikomeje kubagaragaza muri bino bice bya za Kinigi ndetse no mu yindi myanya igiye itandukanye, rwose bagenda bakatamo gake gake nyuma y'uko bino bice bitakirimo kubarizwamo ingabo za leta. Uyu mugabo rero niho yaje kubera akaga, ahita ahavugira amagambo akomeye cyane, za nkuru bajya bavuga ngo ni inkuru zitabwirwa abana. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Erasito Musanga yatangaje ko abantu bafite inzozi zo kwigarurira Rubaya binyuze mu ntambara batazigera babigeraho, ashimangira ko ibyo byifuzo bidafite amahirwe yo kugerwaho. Niki AFC M23 yaba yitwaje cyangwa se yishingikirije muri kano gace? Kubera ko AFC M23 yamaze kuvuga iti turabizi neza, cyangwa se ni ikintu twizeye, abatekereza gufata Rubaya, uwumva ko azafata Rubaya, cira birarura. Rubaya iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubundi ni agace gafite ibirombe bikungaye ku mabuye y'agaciro, aho bivuga ko kabarizwa hafi na 15% bya korota yose iboneka ku isi. Ni imwe mu mpamvu zituma aka gace gakomeza gukurura inyungu z'ibihugu bikomeye ndetse n'amasosiyete mpuzamahanga akora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari amakuru avuga ko Perezida Felix Tshisekedi yashatse ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo no kuyigaragariza akamaro k'ibyo birombe mu rwego rwo gushaka uburyo bwo guhangana na AFC M23. Ubwo yari Kinigi, Guverineri Bahati yatanze ubutumwa bukomeye kubifuza gufata Rubaya. Muri kano gace ingabo za leta ya Kongo, Wazalendo n'indi mitwe bakorana baje kuhakura ibirindiro. Ni mu gihe kandi drone z'uruhande rwa guverinoma ya Kongo ngo zerutse kugaba ibitero byahitanye abaturage ndetse bikangiza ibikorwa remezo n'amatso y'abaturage. Gusa uruhande rwa Kinshasa ndetse n'abarushyigikiye bavuga ko ngo ahubwo byaje kuba iherezo rikomeye cyane nabyo kuri AFC M23, kubera ko byasize bitwaye bamwe muri bo. Bati yahumurije abaturage ababwira ko bafite uburinzi buhagije kandi ko batazatereranwa. Yagize ati imbaraga zirahari, nta uzabakoraho hano, tuzabatabara ku manywa ndetse na nijoro. Yakomeje avuga ko mu byumweru bibiri bishize interahamwe FARDC baturutse muri teritwari ya Walikale bagabye ibitero birimo gukoresha drones bagamije gufata Rubaya, ariko ngo ntabwo byigeze bikunda. Iyo ni AFC M23 ivuga iti ifatwa rya Rubaya ntabwo bishoboka, ati mu byibagirwe, ntabwo bishobora gukunda habe na gato. Atariko imbaraga zahabakuye n'imbaraga zabakuye Goma ntaho zagiye, zirahari. Abaturage bahumure, bakomere, turi kumwe n'Imana kandi dufite imbaraga, ntibazigera badutsinda. Mu butumwa bwumvikanyemo icyizere n'ubutumwa bukomeye ku bahamya na AFC M23, Bahati yongeye gushimangira ko kwigarurira Rubaya ari inzozi zidashoboka. Kuba inzozi ni kimwe, kuba noneho ngo zidashoboka nacyo ni ikindi. Urumva ahangaha yagaragaje rwose ko ngo abumva ko ibyo bizabaho bategereze, amaso azahera mu kirere. Mu butumwa bwumvikanyemo icyizere rwose niko yagize. AFC M23 yagenzura Rubaya kuva muri Gicurasi 24. Mbere yaho aka gace kari karimo ingabo z'u Burundi, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe twaje intwaro izwi nka Wazalendo, nk'uko inyeshyamba za AFC M23 zirushaho kugenda zibivuga cyangwa se bakomeje kugenda babitangaza. Ahangaha n'ubundi nanone tugiye kwerekeza mu Minembwe. Hari amakuru avuga ko hano rwose ngo ibintu bitoroshye cyangwa se harimo gukorerwa ibintu bitari byiza. Minembwe, abanyekongo batandukanye bo mu mugari w'abanyamurenge bakomeje kwamagana ibyo bavuga ko ari ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu rikorerwa abaturage mu gace ka Minembwe mu karere ka Fizi na Kivu y'Amajyepfo n'umutwe wa Twirwaneho usanzwe
ufatanya na FCM 23. Ayumvisha FCM 23 ko mu by'ukuri ngo irimo afatanya na twirwaneho nayo itangiye gushinjwa ibikorwa bitari byiza nk'uko bitangazwa n'amakuru aturuka mu batuye ako gace ndetse n'abayobozi gakondo bo mu muryango w'abanyamurenge, ngo hari abantu benshi cyane cyane abasaza bafite imyaka iri hagati ya 65 na 80 y'amavuko bafashwe barafungwa mu buryo buvuga ko bunyuranyije n'amategeko. Bivugwa ko bamwe muri bo bazira imyemerere yabo ishingiye ku idini cyangwa se ibitekerezo bigaragaza ko ibibazo birebana n'imibereho y'abaturage. Ku bantu bavugwa ku bafunzwe harimo abayobozi b'amadini n'abapasiteri batandukanye. Imiryango yabo ikaba isaba ko bahita barekurwa nta yandi mananiza. Mu mazina yatangajwe harimo Pasiteri Ruhorimbere Tito, Sebiringi Obedi, Yonaziri Emmanuel Ndagiro ndetse n'uwo bita Ruben Mushuti, Enoke Masomo ndetse n'uwo bita Sebagabo Zakaria. Abo ngabo ngose ngo bagize batya amakuru aturuka muri Ntembwe avuga ko abo bantu bashobora kuba bafungiye ahantu hihariye hihishe munsi y'ubutaka mu buvumo, aho bavuga ko imibereho yabo yahangayikishije cyane. Ahari abemeza ko abo bantu aho hantu bafungiwe hatabona umwuka uhagije wo guhumeka, ibintu bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga gakomeye cyane. Mu minsi ishize abaturage benshi batuye Minembwe cyangwa cyane cyane mu muryango w'abanyamurenge ndetse n'andi moko atuye bakomeje gutanga impuruza ku mutekano muke, bavuga ko urangwa n'iterabwoba, ibikorwa byo gutoteza abaturage ndetse n'ubundi bwoba bukomeje kwiyongera. Bamwe mu baturage bashinja imitwe itwaje intwaro ikora muri ako karere gukoresha abasivile nk'ingabo zikingira ibikorwa byo bya gisivile. Abantu bavuga ko bibangamira umutekano n'uburenganzira bw'abaturage, basanzwe basaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira icyo ikora mu maguru mashya kugira ngo abaturage barindwe kandi amategeko yubarizwe. Daniel Ganza, umwe mu rubyiruko rufite ijambo mu muryango w'abanyamurenge, yavuze ko hari ibikorwa bikomeje gukorerwa bamwe mu bagize uwo muryango bikwiye gukorerwaho iperereza ryimbitse. Yagaragaje impungenge ku ifungurwa ry'abasaza n'abayobozi b'amadini, asaba inzego za leta n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gukurikirana iki kibazo. Yongeye gusaba ko habaho iperereza ryigenga ryakwemeza ukuri kuri ibyo birego, ndetse n'imiryango yo mu gihugu no mu rwego mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yagira uruhare mu kurinda abaturage ndetse no gukurikirana ibivugwa mu Minembwe. Kugeza ubu nta rwego rwa twirwaneho cyangwa se rwa FCM 23 rwari rwatangaza icyo ruvuga ko ari ibirego. Nta n'itangazo ryari ryatanzwe n'inzego za leta ya Kongo ku birebana n'ipfungwa ry'aba bantu bavugwa n'abaturage bo mu Minembwe. Ibi birego bije byiyongera ku bindi bibazo by'umutekano bimaze igihe bivugwa mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragazwa